kubaka n'ubushake kubaka n'ubushake ntabwo ari ubushinzi kubaka n'ubushake si ubushinzi urugo ruremwa n'abantu babiri ariko umugore niwe urera urugo ari gusenya ese mwafashe cyane mwana kabagabo ari ibora umugabo masava azafasha mwafashe ndi umufubuzi mfubura abantu bagiye igitsina gore deja nunga abantu rabapfubura rwose muri iyi minsi na mama Sava nawe azana urubanza ruteye gutya uriya mugore n'umwana wo gutwarwa umugabo si ihene none se nibyo nase ndababwira ubushize nta mugabo batwara umugabo agusanga kuko hari icyo yakubonye mabuze ku wundi mugore rata musore turetse biriya rata wowe wikorera iki babarira nsobanure nguri iki ese umuntu ugikorera ubu baguhemba gute ukorana n'abantu bateye bate nye ngaho nawe dusobanurire twumve abantu bagiye igitsina nunga abantu rabapfubura rwose man abantu ndabapfubura rwose mbese ni igitsina gore ngiye mfubura yako kikagira n'ingano yacyo n'uburyo bangana abo bantu nyine uburyo ingano imyaka bafite indeshyo ingano nyine uburyo muri ubwo buryo nyine ubwo wowe uratoranya ngenda toranya kandi abantu bameze bate ndatoranya kandi nanone biterwa n'ubushobozi bwawe ufite ushobora kuba ufite ubushobozi bukeya cyane ko ari nk'akazi urumva barimo n'amafaranga habarimo cyane cyane ko mba numva nishakira amafaranga niyo mpamvu noneho nabyo ni akazi mu kandi uje ariko nanone muri uko kumwakira nabona ko bidashoboka nkabyihorera nunga abantu rabapfubura rwose man abantu ndabapfubura rwose iyo ngano nyengeye rwose ndabikora cyane ariko cyane kabisa kuko ari byo numva nyine mba nkunze mba nishimiye urumva kandi bikaba binanyinjiriza bikama nyine uburyo ngomba kubaho ngo niko akazi kagutunze nicyo ukora gusa iyo ubishaka wowe ubishaka ubyumva ko ibyo bintu bigomba kukubaho cyangwa se byaba ku muntu runaka kuvuga ngo wowe nk'ukuntu nyine umukobwa avuga ati ngewe bitewe n'uko ubuzima mbona bumeze nihitiyemo kwibera indaya ubwo ntabwo ndi indaya kubera ko indaya biratandukanye indaya ni umuntu ushobora kuba yiyandarika ku mihanda ibingi gutya akajya ku muhanda akavuga ati n'abatendarika ku mihanda abantu bakajya bamuhamagara yibereye nko mu rugo umugabo akamubwira ati bimeze bite na gute bakumvikana nabyo ni uburaya ibyo ntabwo mbizi ntabwo nzi ko ibyo ngibyo bibaho nzi ko ngiye indaya ari indaya nyine ihagarara ku muhanda igahita ikavuga ati cyangwa se agafata umwanzuro uvuga ati ngiye mvuye mu rugo sinzi niba ndi buze kuza kumubona mu buryo ubu ngubu n'ubu ubwo rero iyo yaje kumubona sibyo akaza cyangwa se wa muntu akaza kumushaka kuri ya sete cyangwa se kuri hahandi agomba kujya kubikorera sibyo akamubona uwo nguwo witwa indaya ariko ngewe ntabwo ndiyo kuko ngewe ndahamagarwa sibyo nabo nkahamagarwa nyine nk'umuntu ugiye ku kazi sibyo deni ako kazi nkakajyaho rero ubwo rero iyo nkagiyeho rero muri ubwo buryo nkabona ya mafaranga nkayinjiza byitwa ko ari akazi kanjye bitandukanye na wa muntu uva mu rugo utagize n'iyo agiye akaza kubona ahaha ndumva ibyawe noneho bikomeye cyane kurushaho rata musaza twibwirire wowe ukora akazi k'ikiyede ese uhembwa angahe ngo byakomeje kugucanga biranagorana none byagarukiye hehe dusobanurire ukora ikiyede winjiza amafaranga angahe ku munsi ikiyede hari iyo ukibona cyangwa ukakibura ni 5 akayede ntabwo nyagakora ubuye n'ubukarani mu kazi kawe k'ubukarani winjiza amafaranga angahe ku munsi iyo ngize chese arigiye nkora na 3 5 10 ubwo ku kwezi iyo ukubye usanga warinjije amafaranga ukwezi ntabwo njye mbibara nahita nsara wahita usara wasazwa n'iki kubera mba naranywereye ko numva bikomeje kugorana noneho ariko se mama Sava jemba barero ubwire harya ubundi ubwo wamuga n'uwo mugabo ubundi ngo bigenda bite kugira ngo yisange yahageze
nsobanurira neza nta nubwo mba ndi no kubyumva neza bikora bite ngaho tubwire nawe umwanya ni uwawe nguje kuranga nkari mugabo mwarabatwaye twabatwaye ureba twabatwaye uri he abantu kumwarakayira none se na nkondora zana zimaze iminsi kuri social media ngo yatwaye umugabo uriya mugore n'umwana wo gutwara umugabo uriya mugabo si ihene none se nibyo nashe ndababwira ubushize nta mugabo batwara umugabo agusanga kuko hari icyo yakubonye mabuze ku wundi mugore nabona mbashije kumutekera nkamugaburira nkamwitaho ukamuvugutira iyo pantaro ukagira gutuhaga ntabwo ni nkweto harya ubwo wowe kuri Slay Queen urumva uwo mugabo azaba akigushaka mu by'ukuri mama Sava ibintu wavuze numvise n'ikintu kimwe urugo ni umugore ururera ntago ari ukururema urugo ruremwa n'abantu babiri ariko umugore niwe urera urugo niwe utuma rubaho nakubwiye ngo njyewe iyo ngira ubwenge mfite aka kanya habugira ku myaka nari mfite nshaka ntabwo nari gusenya kuko nta bidasanzwe umugabo twabanaga yakoraga ahubwo nuko uyu munsi hari abakora ibikuba by'inshuro ijana hari abakora ibikuba by'inshuro ijana ahubwo nuko ntari mfite capacity yo kubyakira no kumenya iyo maturité ntayo nari mfite hama iyo hanyuma iyo uje kuvuga ngo bagutwaye umugabo isuzume ufite hejuru y'imyaka 35 hejuru ya 18 rega 20 ndeka 20 wenda umuntu abakiraha ntabwo leta yagusezeranye 21 bagufata nk'umuntu mukuru ndi kuvuga noneho ku muntu utekereza byagutse w'imyaka 35 niba baramutwaye ariko mama Sava ibintu byose bavuze ikibazo cyacu tugiceceke badutwara abagore turebere n'abagabo batware turebere ibyo reka tubyemere maze ubundi mu gihe nandi gusikororinga ku mbuga nkoranyambaga urumva umugabo avuze ijambo rifatika kandi ry'abantu b'abagabo maze ngo yarinde Bruce Melody mu nama y'igihugu y'umushyikirano yateranye ku nshuro ya kabiri abasabira content creator monetization ibintu byatunguye Perezida Kagame kuko atarazi yuko dusaba imbwene gihugu kugira ngo tubashe guhemberwa kuri izi mbuga twirirwaho maze Perezida ati ariko ubundi ibyo bintu bisaba iki asubirishamo inshuro nyinshi atari ku bundi bisaba iki ariko minisitiri birangira musobanura icyo bisaba ndetse duhamya yuko bishobora no kuzakorwa vuba cyane Bruce Melody wakoresheje irebanga turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza kuko ababikora nabi n'inzego zirabareba bose ntabwo ndi bubatindeho kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo buriya ari amavideo yose abantu bafata bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga nibyo mwavugaga bya views ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu ariko ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende cyane nukuvuga ngo dutira ubwene gihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga murakoze ariko mama Sava ibi bintu uri kuvuga ubundi ubu ngubu ntabwo ugamije gusenyera abadamu b'iki gihe mu bigaragara ko batwara abatwaye none se numara kubafurira ukabasasira neza ubwo urumva ubundi gahunda ugamije ari iyi mama Sava ngiye kumva ibi byawe nawe baba nunsobanurire neza ubundi gahunda ugamije ni iyihe yatuma ibintu byose bigumura muri ubu rwego ubwenge buke umugabo wawe azaza mbona ishati niteye ipasi mu kwaha habaye umuhondo urumva aje kunsura witijyana muri dry cleaner ya 2 fata agashati nzakimesera njye se nkeneye kwerekana ko nagiye muri dry cleaner kandi nanjye nkeneye ko bambona nkavugute neza nkavugute ngakeshe nkanike azajya kubyuka kumutse ngatera ipasi mwambika atahe azi wawe atahe yatsabye ubwenge buke bwanyu ntumenya ko imwenda urimo umuhondo wavuyemo ahubwo wituvuga uti urasa none se wumva uwo mugabo yawe imeseye hano hanze hari abana biteguye gukora inshingano z'abana bibereye muri gate
njyana umugabo wigeze kumbwira ngo mama sava uribana mu nzu abana bawe baba ku ishuri wambabariye ukajya untekera gusa ntaza kurya iwawe ko ushobora kuba ufite tushe idasanzwe ku bintu bigiye bitandukanye nta tushe idasanzwe uwo mupapa uganiriye nawe kandi ugafite urugo rwiza aba muri etaje igeretse 3 ariko madamu wagenda muri vewiti aba ari busy nyine ari busy nta mwanya wa bagiye muri saro yabagiye gucisha inzara abayagiye Dubai abananiwe ababiri busy abananiwe umugabo akavuga ati mana nkumbuye ibiryo natekewe n'umugore ati wambabariye nkaza nambwiye nti rero nizere ko wamwemereye reka twumve sha yamwemerana ari kumutwara ariko ntabwo namushakaga ni mugufi ari mugufi afite amafaranga wenda bizi neza ko nta kijyanye n'ukuri ntabwo nkunda abasore bagufi pe nabo barabizi kubona mbona hashize akanya mbona n'ibindi bishuko bigoye ku mbuga nkoranyambaga maze mbura icyo nabivugaho ibi byo wahitamo iki nizere ko wakanze subscribe ku Rwenya Iwacu ngo dukore mama sava wowe ngo umunsi wacakiye bizagenda gute babarira unsobanurire umva nyine umugabo umunsi uzamubona kubera bitewe n'igihe umaze utamubona umunsi uzamubona azacu wambaye bizagenda bite dusobanure nawe tubwire byinshi kuri iyo nkuru kandi ntutubeshye nyine utubwire nk'uko wabibwiye Sabe n'abandi bana ako masava ushobora kuba nawe ukunda abagabo mu by'ukuri sobanura neza umunsi nacakiye umugabo ko mu nkura mu biganza sha uzabava hazaba ari akantu gakomeye jena wagize uko kwiyemeza ku mwana gutyo kubera iki se maze imyaka 10 ngira shaguza ngo ufite izindi strategy tutazi oya nafashe umwanya wo kwiga neza ikiremwa muntu ninza mu rugo iwawe tukabana ukansindira ukagera saa 9 z'ijoro kiregiye sinari kubyihanganira ariko ubu navuga abagabo nese ko atari we wenyine usinda akagera saa 9 n'ubundi abari kumwe n'abagenzi abari kumwe n'abana nibagiye kurya umwana si we wenyine apfa kuba ari butahe abagore turafa ariko nyine bisaba imbaraga z'umutima nta munerega wakwishimira kubona uri kumwononera nase we mama uri kutumariramo abagabo imbaraga akazana niwe hari abapapa benshi iyo muganire bakubwira ngo abagore ngo ntibagihindukira kambivuga gutyo kugira ngo batumva navuze ibishego ntibaza iyo udahindukiriye umugabo wawe uhindukira akomeza akareba imbere njyewe reka nkubwize ukuri wa mugore we n'udahindukira azahindukiza ko bwose b'Kigali kandi bo barahindukira abakobwa kubaka n'ubushake ntabwo ari ubushinzi kubaka ni ubushake si ubushinzi urugo ruremwa n'abantu babiri ariko umugore niwe urera urugo niwe utuma rubaho nakubwiye ngo njyewe iyo ngira ubwenge mfite aka kanya nkabugira ku myaka nari mfite nshaka ntabwo nari gusenya ese mwafashe cyane mwana k'abagabo ari ibora umugabo masava azafa bona se masava abagabo ni ibora cyane ku buryo rwose bikomeye kubabona none se uyu mugore ko yatinyitse kubatukira ku gasozi wamubwira iki ubu ni umugabo nagenda akihindukiriza ikindi cyane ku gasozi uno mugore hari ikintu azabivugaho ra njye ntabwo nzongera kumukora ku nkoresho ye nzongera kuyikora kandi akeneye kuyikora nzongera kuyikora yamusabye imbabazi ntabwo nzongera kumukama amabyi kuri wowe twabanye rero kandi ukaniha ko wabaye nk'ibase uniha unishwa n'iki nawe ndamusubiza ese hanze wabona umugore ubumbye ku buryo atabaye nk'ibase ni ikihe kintu utinya mu buzima bwawe? Ninya kuba nakica umuntu mu buzima bwawe. Ikintu ninya mu buzima bwanjye ni impanuka, uraninya inkovu iyaba ariyo yose ku mubiri wanjye, icyo kintu ninya. Ni ikihe kintu utinya mu buzima bwawe? Usibye Imana yonyine agakurikiraho urupfu, ibyo bintu ninya byonyine nta kindi natinya. Mu buzima bwawe ntinya inzara. Ni ikihe kintu utinya mu buzima bwawe? Ikintu ntinya ntinya sida,
ntinya kurwara sida. Ikintu utinya mu buzima bwawe? Urupfu. Ni ikihe kintu utinya mu buzima bwawe? Ninya umuntu mbeshya kubera ko uriya muntu aba ari umuntu mubi cyane. Ni ikihe kintu utinya mu buzima bwawe? Ninya intambara. Intambara yego. Ninya gupfa. Jesus Christ of Nazareth.